Turabasuje abadukurikiye kuri Care Brothers TV, Uwiteka abahire. Uyu munsi tugarutse tugiye kwigana ibyigisho by'icyumweru cyo gusenga. Uyu munsi tugeze ku cyigisho cya gatanu cyo kuwa gatandatu ku itariki 18 Nyakanga 2025. Icyigisho cya gatanu kiravuga gukurwa mu bigeragezo bikaze. Turabibutsa ko kandi turi mu cyumweru turi kwizihizamo yubile y'imyaka 100 Itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi bavugurura rimaze rishinzwe. Mwene data turi kumwe nanjye Emmanuel Niyonsenga ndetse na mwene data Niyomfura Eric. Ariko mbere ya byose munyemerere tubanze dusenge. Turagushimiye data twese turi mu ijoro, tugushimiye ubuntu n'imbabazi tugirira uko bwije no uko bukeye, izina ryawe ryanirihimbaza. Tugushimiye uburyo wabanye natwe kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri uyu munsi. Nyagasani uhimbazwe urakarama. Turakurageje kugira ngo uyu munsi ubane natwe muri iki cyumweru cyo gusenga. Uyu munsi utwongerera imbaraga ituma tubona umwuka wera uhagije. Nyagasani kugira ngo uzagaruka tuzishimira gusanganira. Fasha twe ndetse n'abadukurikiye utugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Mwene data Eric, kuva ku cyigisho cyo ku munsi wa mbere kugeza kuri uyu munsi, ibi byigisho byose birangiza biduhereza uburyo twabona twasukirwa imbaraga y'umwuka wera, cyangwa se imvura y'itumba. Uyu munsi rero nabwo tujye kuganira ku gukurwa mu bigeragezo bikaze. Umwanditsi iki cyigisho cyateguwe na mwene data Liviu Tidoroliu. Yatangiye afite amagambo avuga ngo dufite amahirwe y'umugisha yo gutuma iki cyumweru cyihariye cyo gusenga kiba ikinejeje kubw'ibitekerezo bike by'amateka. By'umwihariko muri iki gihe aho benshi bishimira imyaka 100 tumaze tubayeho nk'itorero, mu gihe abandi bagaragaza impungenge zikomeye ku mikorere yacu y'iby'umwuka. Kugira ngo tumenye mu by'ukuri uko imimerere yacu y'iby'umwuka imeze, haba buri muntu ku giti cye cyangwa mu rwego rw'itsinda ry'abizera, tugomba mbere na mbere kumenya isoko y'ihinduka ryose ryiza, ishingiro ry'ibikorwa byose byiza, uwihishuye ubwe ko ari inzira y'ukuri n'ubugingo. Turamutse tutamufite nk'icyitegererezo gitunganye, ntidushobora kumenya imimerere yacu nyakuri y'iby'umwuka. Ahangaha agaruyemo ijambo ryiza, agaruyemo ingingo nziza cyane. Ni ukuvuga ngo itorero ryacu rifite intege nke. Yego, hari ibibazo runaka bihari mu iby'umwuka cyane, ariko umuntu ku giti cye ndetse n'itorero muri rusange twese tugomba kuzirikana ko kugira ngo ibyo bibazo bikemuke nuko twita ku nkomoko y'imbaraga ariyo Yesu Kristo ubwe. Yego. Amagambo arakomeza. Uko twitekerezaho bishobora gutandukana bitewe n'uko tubona ibintu. Dushobora kurebesha amaso y'umukiza wacu tugashaka ukuri kwe, cyangwa tukarebesha amaso yacu ku kamere muntu wikanyiza, uwo usanga kenshi atabona intege nke ze, ku buryo adashobora kugera kure yishingikirije ku cyubahiro kiranga imico ye. Nyamara kandi izina ry'icyubahiro ni ikimenyetso gisigara mu bwenge bw'abantu ku birebana n'uwo turi we. Imico ni ukuri kw'Imana ku byerekeranye n'icyo turi cyo n'abo turi bo mu by'ukuri. Niyo mpamvu ukuri ari ikintu cy'ingenzi cyane. Nk'uko benshi muri twe tubizi, ukuri kunyura mu byiciro bitatu. Icya mbere, kurwanya cyane. Icya kabiri, gusekwa. Icya gatatu, kwemerwa n'abantu bose. Ibintu bitatu biranga ukuri. Icya mbere kurarwanywa. Kurarwanywa. Icya kabiri gusekwa, kurasekwa.
cya gatatu kandi igihe kiragera kukanemerwa. N'ubundi n'abanyarwanda bavuga ngo ukuri guca mu ziko ntigushye. Muri make ukuri kuranga kukaba ukuri. Uku kubiganiraho gukomeje kwerekana uburyo butandukanye bwo kwishimira imyaka 100 y'intsinzi cyangwa se gutekereza imyaka 100 ibyagezweho bivanze n'ibyaduciye intege. Ibyo bituganisha ku ngingo ikurikiyeho mu bushakashatsi bwacu. Macyo turi kuganira ku buryo tumaze imyaka 100 tubayeho. Yego. Nk'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Ibyo kandi noneho biranadufasha gusubira inyuma mu mateka. Yego. Kuva mu mwaka w'1914 kugeza mu mwaka w'1945 umubare munini w'abizera b'Abadventiste bemeraga badashidikanya intambara z'isi zariho icyo gihe zari kugaragaza iherezo ry'imibereho y'abantu kandi ko zari gutuma habaho kugaruka kwegereje k'umwami wacu Yesu Kristo. Mu rugaryi rw'umwaka w'1913 no mu mezi abanza y'umwaka w'1914 abantu benshi barushijeho kwizera ko intambara y'urujijo n'urugomo ziba ku isi. Akaba atari ahantu abantu b'imitima itaryarya kandi b'inyangamugayo bashobora kwitegura kuzabaho iteka. Mu by'ukuri ibyo byiyumvo ntibyakwirakwijwe gusa mu bizera b'itorero bari bategereje kugaruka kwa Kristo, ahubwo byakwirakwijwe no mu bantu benshi batemeraga ko Imana ibaho. Abahakanamana n'abantu bo mu madini anyuranye. Mbese amaraso y'abishwe bahorwa ukwizera kwabo ntiyari ahagije ku buryo yatuma abantu bashidikanya bahakana ko iryo tsinda ari iry'ukuri. Mu gitabo cyanditse cyitwa imikorere y'abanyabubasha ku ipaji 117 intiti mu bya Bibiliya yitwa Waterwing yavuze ko itorero ryari ryarahagurukiye kurwanya igitutu cy'ubwami bw'Abaroma mu butarangwamo urugomo. Ryaje kwisanga rifite intsinzi mu buryo ritari ryiteze kubera kurwanya nyine ubwami bw'Abaroma ryaje gushiduka ryisanze mu ntsinzi ritari ryiteze. Nk'uburyo bwo kubungabunga ubutware bwaryo bwa cyami byasabye ko itorero ritanga ikiguzi cyo kwemera ko urugomo rukoreshwa. Ariko ikurwaho ry'urugomo mu butumwa bwiza byakuyeho ibuye fatizo ryari rishingiweho, bituma ubukristo buhinduka idini ry'umuntu ku giti cye. Yego. N'ubuzima bwa nyuma y'urupfu burindwa n'Imana y'inyaburakari kandi iteye ubwoba. Iyo gahunda yose yayoborwaga neza n'itsinda ry'abapadiri b'ibirangirire bari bashyigikiwe n'abategetsi b'isi. Ubu mu mateka bakaba bafatwa nk'abakozi b'Imana batoranyijwe. Kaduha umwanya mwene data kugira ngo akomerezeho kuri ano magambo. Harakomeza ngo Karl von Clausewitz, umwanditsi w'igitabo vom Kriege, igitabo kivuga ku ngamba zifashishwa mu ntambara, ashobora kuba ari umwe mu bantu b'abahanga mu bya gisirikare bafite ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa igitekerezo cy'intambara nk'igikorwa cy'imbaraga cyo guhatira umwanzi gukora ibyo dushaka. Kandi nanone iyo ntambara igaragarira mu buryo butatu butangaje bugizwe n'ubugizi bwa nabi, urwango n'ubwanzi bigomba gufatwa nk'imbaraga kamere y'impumyi. Nyamara kandi ibigaragazwa n'uku kuri, abahanga mu bya teolojiya bagerageza guhuza imico ya Yesu Kristo n'urugomo rw'intambara. Urumva ukuntu abahanga mu bya teolojiya bagerageza uburyo bahuza imico ya Kristo bakayihuza n'intambara. Hepfo harakomeza ngo abayobozi bafite imitekerereze nk'iya Kayafa. Iyo bahuye abayobozi bafite imitekerereze nk'iya Kayafa,
iyo bahuye n'ikigeragezo cyo gutakaza ubutware bwabo bavugana ubukana bati tugire dute ko uwo muntu akora ibimenyetso byinshi, nitumurekera dutya bose bazamwizera, kandi abaroma bazaza barimbure umurwa wacu n'ubwoko bwacu. Abayobozi bafite hariya hejuru bari babanje kutubwira iby'uburyo abapadiri, hari ahantu batubwiye muri ya magambo wasomye ya mbere ngo iyo gahunda yose yayoborwaga neza n'itsinda ry'abapadiri b'ibirangirire bari bashyigikiwe n'abategetsi b'isi. ubu mu mateka bakaba bafatwa nk'abakozi b'Imana batoranyijwe. Gahunda yo kurwanya abantu batemeranya n'ubwami bw'abaroma bwari buriho, bwari buyobowe birumvikana n'ubupapa, sibyo? Yari iyobowe n'abapadiri b'ibirangirire kandi bafashijwe n'abategetsi b'isi. Byaje no kurangira n'abahanga mu bya teoloji bagerageza gufata imico ya Yesu bakayihuza n'intambara. N'umuntu wangaga amahoro. N'umuntu wanga amahoro. Urumva ikibazo gihari? Kandi hano rero bari kugenda batwereka uburyo noneho abayobozi bafite imitekerereze nk'iya Kayafa nabo iyo bakubitanye n'ikintu kiri buze kubambura ububasha, bashakisha uburyo bwose bwa bubasha baburwanirira binyuze mu nzira z'intambara. Kuko Kayafa yaravuze ati tumugire dute? Batakwiriye kwicwa. Kandi koko bamuciraho iteka ryo kwicwa, bajya no gusaba no ku bategetsi b'isi ko umuntu agomba kugira gute? Agomba kwicwa. Kandi koko birangira nubwo nta cyaha bari babonanye Yesu wanishwe. Urumva hano ukuntu ibintu hari igihe witegereza ubukirisitu tubona muri iyi minsi ukabona koko bwamaze kuvangirwa cyane. Hari ibintu byitirirwa Yesu kandi atagira ahantu ahurira nabyo. Ahangaha kimwe muri byo kandi ngira ngo gikuye muri ibintu byinshi, ikintu kijyanye n'intambara. Intambara ntaho zihurira na Yesu. Ahangaha ni ikigeragezo itorero rihura naryo byo gutuma, urumva hano bavuze ngo aba intiti mu bya teolojiya. Bivuze ngo intambara itorero rihura naryo ni ukubona n'abantu bitwa ngo bazi iby'iyobokamana. Hano yenda nyirango intiti mu za teoloji bavuga ni intiti muri teoloji muri rusange. Yego. Sibyo? Yego. Kuko n'itorero koko hari abo rifite. Nubwo twebwe tugira bake, ariko hari amatorero afite benshi. Sibyo? Yego. Ikosa rero bakora riri kuvugwa hano ni uko bafata intambara bakayihuza n'imico ya Yesu. Yego. Dukomeze. Yesu ntiyigeze ajya mu ntambara kandi ntiyigeze agirira nabi umuntu uwo ari we wese cyangwa itsinda ry'abantu, haba mu buryo bw'umubiri cyangwa mu buryo bw'amarangamutima. Mu guhangana n'umuco w'intambara wari wogeye mu gihe cye, yagaragaje ko uko imyitwarire y'umuntu igomba kuba mu bihe nk'ibyo by'amakuba. Matayo 5:34 na 44. Mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wanga umwanzi wawe, ariko jyewe ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya. Aha bari kubyumva iri somo rero uko ryanditse muri Bibiliya yera barivuga mu ncamake. Reka tujye muri Bibiliya ya King James urebe noneho ukuntu iri somo rirahuranya rigasobanura neza uburyo ibyo bintu bitagomba kujyana. Reka tujyeyo. Umurongo wa 44 wo muri Matayo 5 muri Bibiliya ya King James uvuga ngo iki? Uravuga ngo ariko jyewe ndababwira nti mukunda abanzi banyu, musabire umugisha ababavuma, mugirire neza ababanga, musabire abanzi banyu n'ababarenganya. Uri kumva? Yesu ubwe yaravuze ngo mukunde abanzi banyu, musabire umugisha ababavuma. Ni ukuvuga ngo umuntu uzi ko neza kuvumira ku gahera ukwiye kumusabira umugisha niba uri umukirisitu koko. Mugirire neza ababanga, umuntu uzi neza ko kwanga uwo nguwo ugomba kumugirira neza. Musabire abanzi n'ababarenganya. Ngubwo ubukirisitu. Ngibyo Yesu ibyo yita ubukirisitu. Ahubwo urumva ko arwanya intambara. N'ibifitanye isano nabyo. N'ibyayitera. Dukomeze. Bityo rero abashyizeho urufatiro rw'abadivantisiti n'abagorozi bakurikije urugero rwa Kristo, basobanukirwa ko kugira imyifatire nk'iyo
no gukunda abanzi bawe bisaba umuntu gutakaza umudendezo, agafungwa, agashinyagurirwa ndetse akanicwa. Abadivantisite bakundaga Yesu by'ukuri, bari bazi ikiguzi bagombaga kwishyura kugira ngo bagaragaze ukwizera kwabo mu ijwi riranguruye. Mu mpeshyi buri wese yishimiraga umunezero, ariko mu itumba cyabaga ari igihe cy'amakuba no gutekereza ku kuntu warangurura ukwizera kwawe, bikaba byarashoboraga gutuma utakaza kwemerwa n'umuryango mugari w'abantu muri rusange. Iki gihe nibwo kwizera kwacu kugiye kugeragezwa, ubwo inshuti twahoranye kera zizahinduka abanzi bacu. Muri raporo ngarukamwaka ya gatatu y'ihuriro y'inteko rusange y'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi mu rwibutso n'integuza ku wa 23 Gicurasi 1865, igitekerezo rusange cyari iki gikurikira. Ndikumvikana? Mu mwaka w'1865 ku itariki ya 23 z'ukwa gatanu cyangwa se Gicurasi, hari igitekerezo giteye gutya. Twibuke neza ko iki gihe nibwo Abadivantisite bari bamaze gukubitana n'ikibazo cy'intambara ya gisivili yari iri kuba muri Amerika. Baranditse ngo dutegetswe kwanga kugira uruhare urwo ari rwo rwose mu bikorwa by'intambara no kumena amaraso. Ndikumvikana? Aha ni mu rwibutso rw'integuza ku wa 23 Gicurasi 1865. Nyamara mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yabaye mu mwaka w'1914 kugeza mu 1918, Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi benshi 98% hakurikijwe ibipimo bimwe na bimwe bahatiwe kujya mu ntambara, bifatanya n'imashini y'ubwicanyi ku isi hose, bazi neza ko imyifatire nk'iyo yari inyuranye n'imyizerere yabo. Abantu bake cyane, ni ukuvuga 2% gusa, bahisemo inzira inyuranye n'iyo. Bahisemo kuba abantu basuzuguritse, abaturage bakabafata nk'abaciwe, aho kureka Kristo no kugomera amategeko y'Imana. Kubera ko bari bacengewe n'umwuka wa Kristo mu buryo buhamye, icyo gihe bahuye n'ibigeragezo, amaso yabo akaba yarahanze ku bwiza bwa cya gihugu kindi, aricyo gihugu gihoraho. Basobanukiwe neza ko imitekerereze y'intambara idashobora na rimwe guhuza n'itegeko rigira riti mukunda abanzi banyu. Kuba amategeko y'Imana n'amategeko ya Kayisari bitarashoboraga guhuza, byatumye batotezwa mu buryo bukaze. Ibyo bikaba byaragerageje icyemezo abo bantu b'indahemuka bafashe. Igihe n'ahantu kenshi byagiye bishora mu ntambara abasore babaga bataziranye kandi ntibanagirane urwango, bahatirwaga kwica kubera impamvu zashyizweho n'abantu bakuru bakeya baziranye kandi bafitanye urwango rukomeye, ariko ntibabe batinyuka gufata intwaro bo ubwabo. Bikumvikana? Buriya abategetsi barahangana bagakoresha abo bayoboye. Ni nako no mu gihe cy'intambara y'isi byagenze rero. Ntibigoye kubona ko iyo ngengabitekerezo ihabanye cyane n'imico y'Imana. Ntabwo bigoye. Usibye ko abantu bigiza nkana, ntabwo bigoye kubona ko kuba umusirikare bihabanye no kuba umukirisitu. Kujya mu gisirikare cyangwa kujya mu bikorwa by'intambara bihabanye no kuba iki? No kuba umukirisitu. Isomo ryo muri Matayo rirabigaragaza. Igikorwa cyo guhatira ibiremwa bifite kuvuga cyangwa gukora ikintu kinyuranyije n'umutimanama wabyo, bigaragaza intangiriro ry'intambara ikomeye mu ijuru. Ubwigomeke bufite umuzi ku guhatira no kwangiza umudendezo w'Imana. Rero hano biragaragara neza ko kujya mu bikorwa by'intambara cyangwa kujya mu gisirikare no mu bindi byose bifitanye isano nabyo ntabwo byemewe n'amategeko y'Imana. Hari twasomye muri Matayo 5:44 ngo mukunde abanzi banyu, musabire umugisha ababavuma, mugirire neza ababanga, musabire abanzi n'ababarenganya.
ubundi ngewe iyo nsoma Bibiliya uyu murongo niyo murongo nabonye ukomeye muri Bibiliya kurusha iyindi yose kuwumvira biragoye, kuko inshuro zose musoma nkitekerezaho nkanatekereza no kubyo mbona ndavuga nti Mana umfashe kuko ibi bintu birakomeye. Iraze wigeze rimwe na rimwe utekereza ku gukunda umuntu kwanga wowe ukavuze neza ko umuntu akwanga ufite n'ibimenyetso bihagije, icyo nacyo ubwacyo ni wigeze wicara ukamusengera, icyo nacyo ubwacyo ni ikigeragezo, wigeze icyo ubwacyo nacyo ni ikigeragezo, ariko kubw'umwuka w'Imana tuzabishobozwa. Reka dukomeze ku kandi kagingo kavuga ngo ubutwari mu gihe cy'akaga. Mu mpeshyi ibiti byose biba bifite ibara ry'icyatsi kibi, ariko icyo gihe cy'itumba kigeze, iyo igihe cy'itumba kigeze ibiti bisanzwe ari icyatsi kibisi nibyo gusa bikomeza kugira ibara ryabyo. Ni muri ubwo buryo mu bihe by'amakuba y'iby'umwuka n'imibereho y'umuryango mugari w'abantu nibwo imico yacu nyakuri bigaragara. Iyo ibirimi by'umuriro bikoze ku birenge byacu nibwo gusa tumenya abo turi bo by'ukuri. Abantu bagwa mu moshya bashobora kwitwa abakirisitu bakunda kudamarara. Muri make abakirisitu dufite uyu munsi ni abakirisitu bakunda kudamarara, kuko iyo ibibazo bije baragenda kandi bakamenya bakiyita abakirisitu. Imana bidufashemo. Mbere y'uko icyo gihe cy'ibigeragezo kigera biratworoheye kuvuganira ukuri mu gihe itarabirwanya, ariko iyo akarengane gatangiye mbega ukuntu abantu bake cyane aribo baba biteguye gutanga ikiguzi cy'ukwizera kwabo bavuga. Benshi bari bashishikajwe no gukurikira Yesu igihe yatangaga imitsima ku buntu ku misozi y'i Yerusalemu, nyamara se ni bangahe muri abo bajyanye mu rugo intonga 12 z'ubuvungukira bari biteguye guhara icyubahiro cyabo kugira ngo bahagarare iruhande rw'umwana w'umuntu wicisha bugufi wabambwe hagati y'ijuru n'isi. Abigishwa baciwe intege cyane nuko Yesu atiyerekanye ko ari Imana y'ijuru n'isi binyuze mu kugaragaza imbaraga n'ubutware bivuye mu ijuru. Bari kwishimira kumubona nk'umwami wa Isirayeli watsinze, ntibamubone nk'umuntu uriho ikimenyetso cy'uko ari umugizi wa nabi wahamwe n'icyaha cyo kugandira ubutegetsi bw'Abaroma. Uri kumva? Abakirisitu bakunda kugaragara bagiye ku gasongero, bagiye aho abantu bose bari bubabone ko ari abantu beza, bagiye ahantu abantu bose bari bubabone ko ari abantu b'ingirakamaro. Ariko iyo bigeze aho bagomba gutotezwa no kwamburwa ikuzo ryabo no kwamburwa agaciro kabo, bahita babivamo, bacika intege. Turakomeza ngo gusoma igitabo cya Yobu utabanje guhura n'ibigeragezo byamugezeho ni kimwe, ariko kugisoma mu gihe cyo kwiyiriza ubusa no gusenga mu bihe by'imibabaro ikomeye ni ikindi. Ahita bavuga ati inkuru ntabwo yabayeho. Oya, uranayisomanye no kumva ni ibintu biraho, ntibinagire n'icyo bikora ku bwenge bwawe. Nyine benshi harabona aganira nabo mu rwego rwo kwitsindishiriza, mu rwego rwo kumva nyine ibyo bintu bitabaho, bitakunda, bitashoboka. Bateye inkuru ni impimbano. Niyo mpamvu nyine buriya wageze mu bigeragezo ukagisoma hano nk'uko uyu mwanditsi ari kubitubwira, wacyumva neza. Kuririmbira Kristo ni kimwe, ariko gupfira Kristo byo ni ikindi. Kogera muri pisine ni kimwe, ariko kogera mu nyanja byo ni ikindi. Aho uba ugomba guhangana n'imiraba yaho cyane. Ibihe bigoye bituma abantu baba abanyambaraga, kandi abantu bakomeye batuma habaho ibihe byiza. Icyakora kandi ibihe byiza bituma abantu bagira intege nke, kandi abantu b'abanyantege nke nibo batuma habaho ibihe bigoye. None nimureba aho turi nyuma y'imyaka 100 tubayeho, duhanganye n'ibibazo n'akaga, duhura n'ibizazane bishya, maze bikagaragara nk'imigirire y'imikorere mishya yigaragaza ukwiri ku marembo y'itorero. Igisekuru cy'abaharanira ivugurura cyavutse mu bihe bigoye, nuko gihererekanya n'ikindi cyagikurikiye cyubatswe n'abantu bakomeye. Icyakora muri iki nibwo bigaragara nk'aho isi iyobowe n'abantu b'abanyantege nke. Ibyo byatumye twongera guhura n'ibihe bigoye. Abagize igisekuru gishya cy'abavugurura bahanganye n'ibishuko n'ibikangisho bikaze cyane kuruta ibyo bari barahuye nabyo mbere.
ab'igisekuru cyatambutse baruhukiye mu mahoro, amarimbi bashyinguwemo yaribagiranye, mu gihe abana babo n'abuzukuru babo bibuka bike cyane ku ntambara abasekuruza babo barwanye. Mu gihe cy'imyaka irenga 2000 Roma n'isi binyuze kuri Kayisari byagiye bigerageza gushuka abakirisitu b'indahemuka kugira ngo bagire ibyo bahindura ku birebana n'ukwizera bafitiye Yesu no kwica amategeko y'Imana. Mu myaka 2000 ishize Roma n'isi binyuze kuri Kayisari, binyuze ku mwami wabo, byagiye bihindura ibintu byinshi. Aya ari amateka maremare, ngira ngo tuzagira igihe cyo kwiga amateka y'isi ndetse n'itorero. Icyo gihe tuzagenda tubona uburyo Roma ndetse n'isi, ahangaha iyo bavuze Roma n'isi hari igihe udahita ubyumva neza, ariko Roma n'uyu munsi iracyariho, kandi ubwami bwa Roma n'ubwo mu bigaragara mu kugira imbaraga ku isi, mu bwami bw'isi byarangiye mu binyejana bibanza, muri za 476, ariko muri za 538 basimbuwe noneho n'ubwami bw'idini butegekera i Roma, n'uyu munsi bugihari, ubupapa. Rero ubupapa n'ubutegetsi bw'isi byamaze igihe kirekire, kandi na n'uyu munsi nubwo bicecetse ariko biracyari gukorana. Ibyo byakoze mu gihe cy'imyaka igera mu 1800 nako igera mu 1860, na n'uyu munsi bizongera byisubiremo byo kurenganya itorero, kandi nibyo byagiye bigenda binanyuramo ndetse no mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi no mu gihe cy'intambara ya kabiri n'ubundi byarakoranye cyane. Kuva mu gihe cya Kristo amategeko y'Abaroma niyo yagiye aganza mu kugenga abantu. Abakristo ba mbere batanze amazina yabo, bahara icyubahiro cyabo n'ibyo bari batunze, ndetse amaherezo bemera no gupfira umukunzi wabo Kristo, bishingiye ku itegeko rikomeye ryavugaga ngo non licet es vos, ntiwemerewe kubaho. Ubu ngubu Kayisari wo muri iki gihe nawe asaba ikintu nk'icyo, kuganduka utiriwe utekereza niba bikwiriye, bitari byo ukaba ukwiriye gupfa neza. Kayisari w'uyu munsi, ikintu kibabaje iyaba byabaga mu bisi gusa, ariko biba no mu bitirirwa abakirisitu, biba no mu matorero ya gikirisitu, ugasanga ubutegetsi bw'isi busabye ko abantu bagomba kumvira badapfuye, nako bagomba kumvira badatekereje cyangwa se bagapfa, ariko ukagenda ukabisanga no mu madini, ugasanga abantu n'abayobozi b'amadini kandi ntaryo wakuramo, ntihagire uvuga ngo ibi ngiri. Yewe natwe iwacu harimo ababikora, ugasanga umuntu igihe hari yigize ikintu ngo umvira nutumvira ubwo ugomba gupfa, cyangwa tugomba kuguca mu itorero. Ibyo ntaho bihuriye n'ubukirisitu. None impamvu iki cyigisho cyacu, ikigeragezo gikomeye nuko ubisanga mu itorero. Ubundi iyo bitakabaye mu itorero, intambara twakabinyuramo neza. Ibyo ngibyo byatumye habaho ivugurura mu Badivantiste b'umunsi wa karindwi. Urumva iyo mpamvu yo kuvuga ngo umvira udatekereje, niyo byatumye mu Badivantiste nyine harimo abantu banga gukomeza gutandukana, kugendana n'uwo murongo wabo bari bamaze guhindura, bituma habaho ivugurura. Turakomeza. Ni iby'ukuri ko impano y'ubuzima twahawe n'Imana iba ikubiyemo umusaraba wacu bwite. Imana itanga umusaraba, ariko abantu nibo bawuteramo imisumari. Kubw'iyo mpamvu dufite ingeri ebyiri z'amateka. Imwe yanditswe n'abatotezaga bakoresheje wino y'ubugome, indi yanditswe n'abishwe bahorwa kwizera kwabo, bayandikisha amaraso yabo bwite. Ndavuga ngo dufite amateka y'uburyo bubiri, hari abishe, hari n'abishwe. N'amateka burya niyo turi gusoma amateka, nujya gusoma amateka yanditswe n'itorero rya gikirisitu mu bihe bitandukanye, n'ababaga bari gutotezwa, uzasanga anyuranyeho n'ababaga bari kubatoteza. Niyo mpamvu tuba dukwiye kwinjira mu mateka tukamenya ukuri kw'ibintu. Ariko noneho ikigeretse kuri ibyo ni uko amateka y'abishweyo yandikishijwe amaraso yabo. Turakomeza.
reka tujye ku kandi kagingo kavuga ngo isuzuma ritarangwamo uburyarya. Basekuruza bacu aribo batangije ivugurura, banditse amateka yabo bakoresheje amaraso yabo bwite, kuko bahaye agaciro ukuri bakurutisha icyubahiro cy'isi y'akanya gato. Mu bihugu by'abakomunisite nka Romania, abizera bacu bavukijwe uburezi bw'ibanze, bamburwa umudendezo n'uburenganzira bwa muntu. Ahangaha noneho bari kutubwira basekuruza bacu mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi bavugurura. Baduhaye urugero hano mu gihugu cya Romania, aho babujijwe kujya mu mashuri. Muri ibyo bihe by'umwijima, abategetsi benshi bari kwirata bati, reka dutegereze imyaka mike gusa muzashiraho burundu. Ariko yitaye ku bwoko bwayo igihe cyose, kandi amaherezo abakandamizaga nibo barimbutse, bicwa n'ubwibone bwabo. Kugira ngo turabagirane umucyo, ntidukeneye guhutaza abandi cyangwa ngo tubanegure mu magambo yacu no mu bikorwa byacu. Ni muki imico ya Kristo irabagiranira muri twe, nibwo impaka zerekeranye no kumenya uwera kurusha undi zizashira. Nimureke umwuka w'ijuru udutwikire aho tujya hose, kugira ngo abantu batabona ko turiho nk'itorero gusa, ahubwo banamenye itandukaniro riri hagati y'icyiza n'ikibi. Baziyumvisha ingaruka zo kuba turi mu muryango mugari w'abantu. Nguko uko tuzagira itandukaniro. Imana idufashe kugira umwuka w'ubugwaneza, umwuka wo korohera abandi, umwuka wo kutabanegura. Icyo kintu cyatwuzuye, kunegurana, gusebanya, kugirira abantu nabi, guhutaza bagenzi bacu. Imana idufashe ducikemo, kuko kwitwa umukirisitu ugikora ibyo, niba abakirisitu twavuze twabonye bitwa abakirisitu bakunda kwidamararira. Imana iturinde icyo kintu. Harakomeza akavuga ngo nitwe bireba, mbese tuzahakana ukuri cyangwa tuzemera gukira? Tugomba kwibuka ko kugera ku ntsinzi bidasuzumirwa ku burebure bw'umusozi dushobora guterera, ahubwo birebererwa ku mubare w'abantu dushobora kugeza ku gasongero kawo. Uramutse urebeye gusa ku mubare w'abizera barigize, wasanga itorero risa nkaho ntacyo ryagezeho mu bwiyongere. Itorero ryacu rigizwe n'abantu bake, ndetse batarenze 40,000 ku isi. Rero ibyo bisobanuye ko ntacyo ryagezeho mu maso y'abantu. Ariko turamutse turebeye ku ndangagaciro z'abarigize, atari ku bwinshi bwabo, twaba tubona mu buryo butandukanye rwose umurimo w'itorero. Muri Zefaniya 3:12, Uwiteka ahisezerana abasigaye bo mu gisekuru giheruka ati, ahubwo nzagusigamo ubwoko bw'indongore n'abakene, kandi baziringira izina ry'Uwiteka. Ayo magambo agaragaza ko ku iherezo ry'isi abagize ubwoko bw'Imana batazaba ari imbaraga y'abantu benshi basakuza bishimira ko batsinze, ahubwo rizaba ari itsinda ry'abantu bababaye kandi bicishije bugufi, bizera izina ry'Imana gusa. Nuko nk'uko dushobora kubibona, nta kurata cyangwa kugaragaza imbaraga mu buryo burenze urugero bizabaho mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo. Ahubwo hari abasigaye b'indahemuka, b'abanyamubabaro, batitabwaho n'abantu kandi badashishikazwa n'amahame y'isi ku byerekeye ubutunzi n'ubwinshi bw'abayoboke. Nyamara nibo batwara umucyo w'ukuri kw'Imana. Reka dukomereze ukagenda ukabaza ngo mbese niki kirimo kuba? Iyo ubwiza bw'Uwiteka buturasiye, nibwo gusa dushobora kugaragaza ko dufite imico itunganye itwerekeza ku kwizinukwa no kwanga ukwinezeza kurangwamo inarijye duterwa na kamere yacu y'inyacyaha. Igihe imico ya Kristo izagaragarira mu bwoko bwe mu buryo butunganye, nibwo azaza kubatwara nk'abe bwite. Ari amagambo aboneka mu gitabo cy'imigani ya Kristo paji 69. Mu gihe dutekereza ku gihe cyacu cyahise, dushobora kwemeza ko Kristo yakomeje kubana n'ubwoko bwe mu bigeragezo no mu mibabaro. Mu nguni zose z'isi, aho bene data bagiye bahura no kurwanywa gukomeye, Yesu yabaga ahari, akitegereza ubudahemuka bwabo, akabamurikishiriza ubwiza bwe muri buri cyumba cy'urukiko,
muri buri kasho y'umwijima ya gereza za kure, Yesu yabaga ari kumwe n'umugeni we. Ubutegetsi bw'igitugu bwateje imibabaro ikomeye, bufunga kandi bucecekesha abizera b'itorero, bubambura umudendezo wabo n'ubwisanzure bwo kuvuga. Abaharanira ivugurura bamaze imyaka myinshi bamamaza ukuri, kubwo kuba abasigaye bahanze amaso amategeko y'Imana kuruta amategeko y'abantu, bagiye bagerwaho n'ingorane nyinshi, bituma abakomeye bo muri iyi si babagirira urwango. Birasa naho nta kintu icyo ari cyo cyose twagerageje kugeraho kigeze gushimisha ijuru ku buryo byatuma Yesu arangiza umurimo we wo gusabira abantu mu buryo bwera, mu buturo bwera, kandi imico ye ikagaragarira mu buryo bwuzuye muri twe. Turacyari hano ku isi dusangiye ibirushya, dusangiye umuriro, amavuriro, dufite indwara zimwe, kandi ibituro tuzahambwamo ni bimwe nk'iby'abandi bantu bo ku isi. Hari ikintu kimwe cyabuze muri ibi ngibi cyibutsa ikibazo cyabajijwe n'umugore w'umutunzi n'umusore w'umutunzi muri Matayo 19:20. Icyo dusigaje ni iki? Imibare y'Imana. Dukunda kwibanda cyane ku kubarura umubare w'abizera bagize itorero ryacu. Tumenyereye guha agaciro cyane ubwinshi bwabo, ariko Uwiteka twibutsa ko intsinzi ishobora kugerwaho kabone n'ubwo baba bake rwose. Tekereza kuri raporo y'ubwinshi bw'abantu bari bagandagaje mu kibaya cya Dura. Abantu 3 b'indahemuka bahagaze batemeranya n'ubwami bwa Babuloni bwari bunini cyane. Igihe yajugunywaga mu rwobo rw'intare, Daniyeli yari umwe mu ngabo z'Abamedi n'Abaperesi zari zishyize hamwe. Mu gihe cy'umwamikazi Esiteri, Moridekayi na Esiteri bari bahanganye n'abantu batabarika batotezaga Abayuda. Kandi Karuvari tuhabona Simoni w'Umunyakurene, umutware utwara umutwe w'abasirikare, n'igisambo ku musaraba, bahanganye n'itsinda rinini ry'abantu bari barakaye cyane. Ariko kandi muri ibyo bihe byose abo bantu bari bonyine nibo batahukanye intsinzi nyakuri muri benshi. Namenye ko imibare igaragaza gusa ko mu nyanja harimo ubwato cyangwa inkuge mu nyanja. Imibare gusa ntacyo imaze iyo Imana itabigizemo uruhare, ariko igihe iyo mibare ihujwe n'Umukiza wacu igira agaciro gakomeye cyane. Umuntu umwe kongeraho Imana bihwanye na benshi. Ijambo ry'Imana ryahumetswe riragira riti, Imana ifite abana, ndetse benshi muri bo bari mu matorero ya Giprotestani, kandi ikagira n'umubare munini muri Kiliziya Gatolika b'abanyakuri rwose mu kumvira umucyo bazi, kandi b'abanyakuri mu gukora uko bashoboye kose bagakurikiza ibyo bazi kurusha umubare munini wo mu Badiventiste bubahiriza isabato batagendera mu mucyo. Eliya yari umunyamabanga mwiza cyane, yigeze gutanga raporo yerekana umwizera umwe, ariko iyo raporo yari imbere mu itorero. Amateka twigisha gukurikirana na raporo y'abantu b'indahemuka bari hanze y'itorero. Imana niyo yabaye umunyamabanga wa raporo y'abo hanze y'itorero. Eliya yabaye umunyamabanga wa raporo y'imbere mu itorero. Imbere mu itorero harangwaga umwizera umwe gusa, ariko hanze yaryo harangwaga abizera 7,000. Barimo baratubwira nyine iby'uburyo umubare atari ikibazo cyane. Umunyamabanga w'imbere mu itorero ari Eliya yatangajwe cyane na raporo y'umunyamabanga wo mu ijuru wari wavuze iby'abo bantu 7,000. Ikibazo Eliya yari afite si umubare gusa, ahubwo wenda icy'ingenzi kurushaho ni impamvu Imana itamuhishuriye iryo banga nk'umuhanuzi. Ku bw'ibyo rero turabona ko n'abahanuzi badashobora gusobanukirwa ubushake bw'Imana, kandi ku rundi ruhande ntibashobora kubona igiceri cyatakaye batagihishuriwe n'Imana. Muri iki gihe dushobora gukora ikosa nk'iry'umuhanuzi Eliya yakoze. Nizera ntashidikanya ko Abadiventiste umunsi wa 7 bavugurura bahagarariye umuhanuzi Eliya, kandi kubera iyo mpamvu ndatekereza ko dufite akamenyero ko kwibwira ko ari twe bantu bonyine basigaye mu isi nk'uko Eliya yabyibwiraga.
ko ari twe twenyine abantu b'indahemuka kuwiteka, ariko dufite abandi bene data n'abashiki bacu batabarirwa mu itorero kandi bazatungurwa cyane no kubabona bavuye mu mpande zose z'isi bifatanye n'ukuri kwamamazwa n'abadivantisiti umunsi wa karindwi bavugurura. Mu gihe umurimo w'Imana uzarangizwa n'imbaraga y'umwuka wera, bamwe muri twe bazaba baramaze gupfa. Ubutumwa buzatandukanya abantu kandi bwongere kubaha icyerekezo hakurikijwe ibyo bafite mu mitima yabo. Bamwe bafite imyifatire y'ubworoherane bazifatanya n'isi mu buryo bwihuse cyane, naho abandi bafite imyifatire yo gutsimbarara ku myifatire igendera ku mategeko ubutagamburura bazagwa mu bwaka. Urumva abantu bakabya cyane bazagwa mu bwaka, sibyo? Abantu nanone boroshya cyane bazifatanya n'isi. Keretse gusa abantu bishingikiriza kuri Kristo nibo bonyine bazakomeza gusigasira iby'umwuka mu buryo bwiza kandi bakurikiza icyitegererezo gitunganye cya Kristo, we wagaragaje ubutabera n'imbabazi mu buryo buboneye. Reka dukomeze. Amatsinda abiri atandukanye. Hariho itsinda ry'abantu bari bazi ukuri ariko bakaba batarejejwe nako. Mu mvugo yo muri iki gihe ibyo byitwa ubwigenge, ni ukuvuga umudendezo wo kwishora mu byaha. Uri kumva? Ngo hariho itsinda ry'abantu bari bazi ukuri ariko bakaba batarejejwe nako. Ubu ngubu muri iyi minsi twabyita ko ari abantu b'ibyigenge. Ubwo umugari uteye ubwoba uzaba wegereje, inteko nini y'abantu bavugaga ubwabo ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu ariko bakaba batarejejwe binyuze mu kumvira ukuri, bazava ku kejo maze bifatanye n'abarwanya ubwo butumwa. Ubwo bazifatanya n'ab'isi kandi bagahuza nabo imigambi, bazaba babona ibintu kimwe, maze ubwo ikigeragezo kizabageraho bazaba biteguye guhitamo ikiboroheye aricyo ruhande rurimo benshi. Abantu bafite impano ndetse bazi kuvuga neza, bahoze bishimira ukuri, bazakoresha izo mpano zabo mu gushuka no kuyobya abantu benshi. Bazahinduka abanzi bakomeye n'abo bizeraga kimwe. Mu yandi magambo hano birasobanutse. Hari abantu bazareka ukuri rwose k'ubutumwa bw'abamarayika batatu bajye kwifatanya n'abakurwanyaga, maze basigara ari abanzi bakomeye babo babanaga nabo. Aya magambo tuyasanga mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye kuri paje 608. Ubwigenge butuma umuntu agaragaza ibitekerezo by'amajyambere, bityo agatwarira isanduku ibumoso. Ku rundi ruhande, abantu bashyira mu gaciro bazwiho kuba ari abahanga mu by'amategeko batwarira isanduku iburyo. Ibyo ari byo byose ni uburyo bwo kuyobora ubwato. Niba Satani adashobora kugumisha abantu mu rubura rw'ubunenganenzi, azagerageza kubashora mu bwaka bukaze. Aya magambo dusomye hano aboneka mu gitabo cy'ibihamya by'itorero volume ya 5 paje 644. Niba Satani adashobora kutushyira mu bunenganenzi, azadushora no mu bwaka bugize gute? No mu bwaka bukaze. Abasigaye mu bwoko bw'Imana ntibazatega amatwi ibitekerezo bivuga iby'ubwigenge bidafashije, cyangwa ngo bumve ibitekerezo bidafite ireme by'iby'Imana ishaka bitangwa n'abantu bagira ishyaka ry'amategeko. Ahubwo mu cyimbo cy'ibyo, kubw'ubuntu bw'Imana ntitugomba guhindukirira iburyo cyangwa ibumoso, ahubwo tugomba gukura ikirenge cyacu mu bibi. Imigani 4:27. Ubwoko bw'Imana bwasigaye, abazaba barakijijwe bazakoreshwa nk'inzabya z'Imana, bazaba bafite amavuta y'Imana, Umwuka Wera, nk'umugabane w'uwo murimo ukomeye ugomba kugeza ku bantu ubutumwa buheruka mbere y'iherezo ry'amasegonda make azasoza amateka ya muntu. Akagengo gakurikiraho karavuga ngo ibyigisho bigomba kwigwa. None data yakomeza. Ibyigisho bigomba kwigwa. Hari ikindi kibazo giherutse kubaho ku isi yose cyadusigiye isomo mu itorero. Twumvaga ibitekerezo by'abantu bivuguruzanya mu buryo butagize icyo bitwaye. Byari umuraba woroheje, nyamara byateje imvururu ahantu hamwe na hamwe. Tekereza ubwo undi muraba uzabuje. Mbese tuzaba tugikomeje kuba inshuti, cyangwa bamwe bazagaruka ku myifatire nk'iyo bagaragaje mu bihe
nk'ibi by'ibibazo byugarije isi. Bisa naho tutitaye ku ngorane duhura nazo, tukaba twirengagiza akarengane nyakuri katugeraho. Mu gihe cy'imyaka myinshi nagiye mbona ko dufite akamenyero ko guteza imbere icyifuzo cyo kwiga ingingo zihanitse mu byerekeranye n'impaka zigibwa muri teolojiya. Mu gihe tureka kwita ku bantu b'agaciro, kenshi tubona ko batagifite ibyiringiro. Icyakora Yesu abona nk'ab'agaciro, akabakunda bikomeye. Ntidushobora kurwanya igihe. Mu gihe tukiri hano ku isi, niko dushobora kugaragara ko tudashishikajwe cyane n'iby'ijuru. Uko turushaho gutinda hano, niko turushaho kwigira nk'aho turi abaho. Nk'uko Abayuda bigiraga nk'aho bifatanyije na sekuru Aburahamu, niko natwe dushobora gusaba kwifatanya n'abatangije ubugorozi mu mwaka w'1914 tudafite imibereho y'abaranzi. Umugani w'umunyabwenge uragira uti: uko turushaho kwiyemera, niko turushaho kuba abatagize icyo bafite. Ikibabaje ni uko abatuye isi bitangiye cyane kuyoborwa na Satani, akora nk'imana y'iyi si. Abantu bishyize mu maboko y'umubi rwose, bakorana nawe mu migambi ye, bakamufasha mu migambi ye yo kurwanya ubutegetsi bw'Imana. Intego y'uwo mugome ukomeye buri gihe yabaga ari iyo kwiregura no kugerageza kugaragaza ko ubutegetsi bw'Imana ari we bwatumye yigomeka, bigatuma imbaga y'abantu benshi bemera uburyo bwe bwo gusobanura intambara ikomeye imaze igihe kirekire cyane. Mu gihe cy'imyaka ibarirwa mu bihumbi, uwo mugambanyi yashyize ibinyoma mu mwanya w'ukuri. Twese twasomye igitabo cy'intambara ikomeye, nyamara ntitwigeze dusenga dusaba Umwuka Wera umuti wo gusiga ku maso. Iyindi ngeri izerekeza umusomyi ku mwanzuro utandukanye rwose n'uwo. Iyo dusubije amaso inyuma tukareba ibyo twagezeho n'ibyatunaniye mu myaka 100 ishize nk'ubwoko bw'Imana, dushobora kubona ko hari aho twagize ibihe byiza n'aho twagize ibihe bibi. Niba hari ibyagezweho byiza, tubikesha Imana. Mu by'ukuri dufite byinshi byo kwigira ku ntsinzi igezweho ndetse no mu bicaniriye byatugezeho. Ndatakomeza. Akagenda gakurikiraho karavuga ngo kugira ngo tubitekerezeho. Iyo turebye abigishwa n'ibyababayeho mu gihe cyahise, abenshi muri bo ntibari kuba bujuje ibisabwa kugira ngo babe bagenzi bacu muri iki gihe. Matayo yari umukoresha w'ikoro, Petero yari umuntu uhubuka kandi utarize, Yohana yari umunyamahane, Toma yari umuntu ushidikanya, Yuda yari umunyabwenge wagiraga uburiganya, kandi urutonde rushobora gukomeza. Iyo turebye mu isezerano rya kera, Mose ntiyari yujuje ibisabwa kugira ngo abe umwe muri bagenzi bacu, kuko yishe Umunyegiputa abiherewe uburenganzira n'Imana. Mbese twavuga iki kuri mukuru we Aroni wahawe inshingano z'ubugabura mu itorero, maze mu buryo bw'umwihariko inyuma yaho akaba ari we wayoboye abantu mu buhakanyi binyuze mu gushongesha izahabu, maze akararikira abantu gusenga ikigirwamana cy'inyana y'izahabu? Ni iki twavuga kuri Eliya utari kuzuza ibisabwa kugira ngo abe mugenzi wacu, bitewe n'uko yari yaragambaniye umurimo w'Imana agahunga Yezebeli? No mu isezerano rishya dusangamo abantu b'intwari zikomeye bongeye kwisubiramo. Yohana Umubatiza, nyuma yo kubwiriza iby'ubwami bw'Imana, ubwo yari afunzwe yaragize ati: mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza, cyangwa dutegereze undi? Petero, nyuma y'ibikorwa bye bikomeye cyane, yihakanye Kristo mu buryo bubabaje cyane, kandi niko bishobora kuba byaragendekeye Sawuli w'i Taruso watotezaga itorero. Abo bose ntibujuje ibisabwa kugira ngo babe bagenzi bacu. Bityo rero bene data nkunda, nimureke dukurikize
urugero rwa Yesu. Twitegure hamwe n'itsinda ry'urubyiruko ruhabwa umugabane w'inkubwe ebyiri w'umwuka wera kugira ngo iherezo rigere ku isi y'imibabaro n'agahinda itagira icyerekezo. Iyo dusubije amaso inyuma cyangwa tukareba mu gihe cy'ahazaza, dutangira kubona neza impamvu tukiri hano. Imyaka 100 bamwe bamaze biga ibyigisho, abandi bo barayirengagije, kandi nyamara turacyari hano. Umusomyi niyo wagena niba iki ari cyo gihe cyo kwishima cyangwa cyo gukira inguma. Ni mucyo dusaba umwami wacu Yesu Kristo ko abana bacu n'urubyiruko rwacu bakizwa. Dusabira agakiza k'abagabura bacu n'abizera bacu, kandi dusabira ubumwe bukenewe muri Kristo buzatuma abantu basukirwa umwuka wera. Isaha irageze, niba tutari abo tuvuga ko turi bo, ntituzigera tubaho imibereho tuvuga ko dufite. Uko turushaho kwirata niko turushaho gucishwa bugufi, uko turushaho kwiyoroshya niko turushaho kuzamurwa. Uwiteka Imana adufashe kwemera ukuri k'umuhamya w'ukuri, kandi aturinde kwibaraho gukiranuka twihangiye kw'ikinyoma. Hari ibintu bitatu bizatungurana mu ijuru. Hari umukirisitu wigeze kuvuga ko igihe yari kuba ageze mu ijuru yari yiteze ko yari guhura n'ibintu bitatu bitangaje. Yari gutangazwa no kuhabona abo atari yiteze, yari gutangazwa no kubona ko hari bamwe atari yiteze guhura nabo, kandi amaherezo yari gutangazwa cyane no kuhabona umunyabyaha utabikwiriye nkawe ubwe ari muri paradizo y'Imana. Ibyo ni ibintu bitatu bizatungura abantu. Aya ni amagambo aboneka mu Kwizera kumbeshejeho paji 340. Ni mucyo ntitukibagirwe ko Imana iduhamagarira kugira ukwizera kurenze ibigaragarira amaso n'imibare. Ukwizera gufite ireme n'uburebure bw'ikijyepfo kugaragaza mu by'ukuri imico ya Kristo. Umurimo wacu si uwo kugira ngo bigaragare ko turi imbaga y'abantu benshi mu maso y'ab'isi, ahubwo ni ukugira ngo tuboneke nk'abantu boroheje kandi baciye bugufi, barabagirana umucyo w'umukiza. Ikigenderewe ntabwo ari ukugira ngo tugaragare ko turi abantu benshi, ahubwo ni ukugira ngo tugaragare ko turi abantu koko bamaze kwizera Yesu Kristo kandi bayobowe na Mwuka Wera. Nyine abantu benshi bacibwa intege nuko abantu ari bake. Hari n'ubwiriza ubutumwa bati se abantu mungana gutya ibintu birakunzwe. Ikibazo si imibare, kuko ikigaragara nuko uzanatungurwa. Hari ibintu bitatu bizagutungura ugeze mu ijuru. Kwisangayo kizaba ari igitangaza. Kureba umuntu wari witeze kubona yo ukamubura ni ikindi gitangaza kizagutungura. Ndetse no kubona umuntu watekereza ko atahaba ukamubona cyane. Hano hari ibintu, harimo utugingo tubiri tw'ingenzi. Akambere nako ngako twavugaga, kuba abantu baba bake. Icyo si ikibazo, ahubwo ikibazo abo bake babayeho nk'uko bavuga ko ariko bari. Yego. Ikibabaje kurusha cyane nuko usanga abo bake nabo batanabayeho nk'uko bari. Yego. Nk'uko bavuga bari. Kibabaje. Ikindi, ntabwo dukwiye gucibwa intege nanone nuko abo tubana muri iryo torero hari abantu babi. Yego. Kuko baduhaye urugero. Intumwa za Yesu zose bagiye baduha urugero. Yego. Baduhereye kuri Petero. Petero yarahubukaga kandi ntiyari yarize. Kubana n'abantu mu itorero bahubuka kandi batize nta gitangaje kirimo, sibyo? Icya kabiri, baduhaye urugero rwa Yuda. Yuda yari yarize ariko kandi ari indyarya mbi. Hari abantu kwiga ntibihagije kugira ngo ube umukirisitu. Baduhaye urugero rwa Yuda. Yari nk'igisambo, yibaga amaturo yabo, sibyo? Baduha urundi rugero rwa Tomasi. Yarashidikanyaga mu itorero, abantu bashidikanya, sibyo? Yego, ni cyo. Baduha urugero rwa uriya Matayo, wari umukoresha w'ikoro. Nawe nyine wari umukoresha w'ikoro. Yari umuntu muri make wakusanya amafaranga, kandi urumva biba bijyanye n'ibintu byinshi. No mu gihe cyabo abakoresha b'ikoro bafatwaga nk'abapagani kuko bari abagambanyi b'ubu bwoko bw'Abayuda. Uri kumva?
barongera baduha urugero rwa Mose uburyo yishe umuntu kandi ari ugiye kuyobora ubwoko bw'Imana. Barongera baduha urugero rwa Aroni uburyo yafatanyije n'Abisirayeli kurema igishushanyo, kuyongera gushongesha izahabu bakarema igishushanyo ngo bakiramye, kandi ariwe wari wagizwe umugabura w'ubwoko bw'Imana. Bivuze iki rero? Mu itorero abantu bose ku nzego zabo bafite defo. Icyo dukwiye gukora ahubwo ni ukugira ngo dusabirane kugira ngo izo defo zishire, umuntu ku giti cye ndetse n'itorero muri rusange. Dukomeza rero haravuga ngo nk'uko abantu bo mu bisekuru byabayeho mbere yacu bahanganye n'ibizazane bikomeye, natwe duhamagarirwa kugumya kuba indahemuka mu bihe by'amakuba, tukishingikiriza ku mbaraga Imana yonyine ishobora gutanga. Kandi mu gihe dutegereje ko umwami wacu agaruka, ni mucyo tujye dusenga buri gihe tuti: Mwami, udufashe kugaragaza imico yawe muri buri jambo ryose na buri gikorwa cyose, kugira ngo ab'isi babone muri twe ibyiringiro bitazashira. Ijoro rirakuze kandi isi ikeneye umucyo Kristo yaduhaye. Nimureke tube uwo mucyo, ni mucyo kandi tugire itandukaniro. Imana ibidufashemo mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Icyigisho cyacu kirangiriye aha ngaha. Twizemo ibintu byinshi, twavuze ku ngingo nyinshi zitandukanye, ariko ikiruta byose mureke dusabiranye, kandi mureke twe gucibwa intege no kuba n'umubare wabo dukomezanyije kwizera. Ikindi kandi ntugacibwe intege, kandi nuko tubwiriza ubutumwa niko ntibwemerwe, ugasa nkaho bitemewe, kuko icyo tugomba gukora gusa ni ugusenga dusaba imbaraga y'umwuka. Mureke nk'uko twatangiye dusenga iki cyigisho kuri uyu munsi wacu, twongere dusoze dusaba mwene data kugira ngo nawe adufashe mu isengesho. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye iki cyigisho cyawe uduteguriye kugira ngo kibashe kudufasha. Turagusaba kugira ngo uduhe umutima wo kugwa neza, umutima wo kutagira abo tubangamira mu mibereho yacu buri munsi, ahubwo uduhe kugira ngo mu magambo yacu, mu bikorwa byacu, tugaragaze imico y'umwana wawe Yesu. Turakwinginze kugira ngo utwongerere ku mwuka wawe wera, kugira ngo tubashe kugaragaza ubwiza bwawe mu batuzengurutse, bityo benshi bakugane, maze ubwo umwana wazagaruka azasanga imihigo myinshi yaguteguriwe. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nimo tubisabye. Amen. Amen.